ariko amakuru mfite kandi magazeho kuri yizewe ava ahantu hizewe kuba bifitiye ububasha. Yego. APR yarayohereje ibaruwa noneho officially imenyesha ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa impamvu itazitabira Super Coupe iyo mwaka. Zimwe mu mpamvu nabashe kumenya ni nk'izo ngarutseho n'ubundi. Ntabwo twabibwiwe mbere shampiyona tuvuga ikirangira kugira ngo bidufashe muri planning yacu nka APR. Urumva? Icya kabiri naho mu bihinduriye ntitwahamagawe nk'abanyamuryango barebwa n'iryo rushanwa ngo tubiganireho mutwereke impamvu naho abanyamuryango bafite inyungu naho nyine Super Cup nyine umupira muri rusange ufitiye inyungu, bityo nk'abanyamuryango cyangwa se nk'abarebwaga n'iryo rushanwa tubyemeze. Niba ari twe mwari guhamagara APR, Rayon, Kiyovu na Police cyangwa se mwari guhamagara abanyamuryango bose, kuko ntabwo aya makipe ane ari yazahora akina Super Cup. Uyu munsi ushobora kuba ari APR, ejo bikaba ari Kiyovu, ejo bishobora kuba atari Kiyovu akaba ari Mukura, ejo bishobora kuba atari Mukura akaba ari Gorilla, kuko Super Cup ntabwo ari amakipe abiri gusa. Super Cup ni y'abanyamuryango bose. APR nuko ivuga iravuga iti se kutumenyesha ibintu mwana amaze kwifata umwanzuro kandi ariko tuzakina byo bihagaze gute, timing yo ihagaze gute. Izo ni zimwe mu mpamvu nubwo atari zo gusa wenda ziri mu ibaruwa APR yandikiye Ferwafa ibamenyesha ko bo babona kwitabira Super Cup bibagoye, birimo no kubicira planning yarakozwe n'ikipe y'ingabo mbere. Ferwafa baramutse bavuze ko batabonye ibaruwa, nibyo ndi kubaza, ntabwo nzi, nibyo ndi kubaza mu bunyamabanga bwa Ferwafa ndetse n'ubuvugizi bwayo kugira ngo mu by'ukuri badukonfirme batwemerere ko baba babonye ibaruwa. Nagerageje kugira ngo n'ibyo bintu abantu bibaza byari mazeho iminsi nk'uko wari ubigarutseho gato, wari ugarutse kuri background y'ikibazo na historique muri rusange, ariko ibyo bikavugwa ariko bikarangira muri federation bavuze bati natwe tubyumva nk'uko mutwumva, twebwe umuyoboro wacu usanzwe ucishwamo ubwo butumwa, ayo mabaruwa y'abanyamuryango, email yacu nta kintu kirimo, nta baruwa turabona. Rero reka tutegereze turebe badusubiza abavandimwe, hanyuma noneho tumenye. Ndimo nshakisha ndetse n'umunyamabanga ngo ndebe twanamuvugisha ko ntabwo araboneka, kuko urumva impamvu Ruvuyanga niba ekipe ivuze iti ntago tuzitabira urushanwa runaka, impamvu yayitanze yo ikumva ari impamvu yumvikana, ikiba kigomba gukurikiraho urumva ni ukumenya ngo itegeko, ari nayo mpamvu aruhamagaye umunyamabanga, which is good. Ngo itegeko rivuga iki ku ikipe yikuye mu irushanwa, ese bigenda bite? Iryo tegeko niba rihari, ese isimbuzwa gute? Nyine bica muhe processes kugira ngo isimbuzwe, kugira ngo bitica forma y'irushanwa muri rusange. Kora ni lazima byo igomba gusimbuzwa kugira ngo irushanwa ryo rigomba gukomeza. Ubwo rero nibaza kuboneka bavandimwe muri federation baza kubitangaho umucyo. Hari ikintu ariko urumva Mugara, hari ikintu cyadutse cyo kuvuga ngo Ferwafa ntifite uburenganzira buhindura forma ya Super Cup ngo n'ahandi birakorwa. Ahubwo umuntu yakwibaza bikorwa gute, kuko hari n'ahandi twabonye. Yego, no kuvuga ngo ikintu cya mbere Ferwafa igenga amarushanwa,
navuga ko ukuyemo shampiyona y'iciciro cya mbere umupira w'amaguru mu bagabo kugeza ubu ngubu navuga ko imigenekere ya shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo niryo rushanwa kugeza ubu mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa idafite mu biganza kuko byeguriwe Rwanda Premier League niyo yeguriwe kuyobora kugena karandiriye ndetse no kugena uko imikino izagenda ariko nanone rugangura Rwanda Premier League ntabwo igena abasifuzi niyo haje ibirebana n'amategeko Rwanda Premier League si bikemurwa na Ferwafa umva ko 100% byose ntibirajya mu maboko ya Rwanda Premier League nuvuga ngo Rwanda Premier League igena karandiriye amasaha ku mpinduka z'amasaha z'imikino uko byagenda ndetse yewe no kubirebana n'abafatanyabikorwa biyo shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo ariko ibintu byose bisigaye by'umupira w'amaguru biri mu biganza bya Ferwafa Ferwafa niyo igenga imikino uko imikino igenda iyindi yose isigaye ko mu cyiciro cya mbere ruvuga ngo rero iyo icyitwa amategeko agenga umupira w'amaguru amabwiriza mashya nahinduka Ferwafa ibimenyesha abanyamuryango nibo club barebe ngo ni ibiki bitagenze neza mu mwaka ushize w'imikino twakosora kugira ngo twinjire mu mwaka ni ibiki twahindura kugira ngo amarushanwa azagende neza y'uno mwaka aho rero muri ubwo buryo bw'ibyo muvuga ngo kuganira uko umwaka ushize w'imikino wagenze kandi urabizi ko mu minsi ishize habaye inteko rusange isanzwe ya Ferwafa yarabaye aho rero nibaza ko bakabaye niba harimo igitekerezo cy'uko iyo Super Cup uburyo yari isanzwe ikinwamo uko urabizi ko ubushize byaragoranye urabizi ko yasizwe 2026 kugira ngo ibone aho izakinirwa urabizi ko byabanje kuba ikibazo ubundi twaranabazaga ati niba muri Espagne Super Cup iza mu mwaka mo hagati mwe kubera iki mutabizana mu mwaka mo hagati niba Super Cup yo muri Espagne ikinwa n'amakipe ane mwe ntabwo byashoboka ibyo byose byari ibintu byari mu bitekerezo niba rero harageze aho mwamaze kumvikana cyane cyane mugeneye no kumutera nkunga w'iyo mikino ya Super Cup ya Ferwafa 2026 mwamaze kumvikana nawe mukanareba na timing n'ahantu mwayishyira mugendeye kuri karandiri igihe shampiyona izatangirira mukareba na za international break none icyo gihe niba mwarumvikanye cyangwa se n'ibyemezo no kubishyiraho akadomo bikaza nyuma yuko iyo nteko isanzwe ya Ferwafa yabaye kuki muri ya nteko rusange mutavuze ngo hari ibiganiro bihari hari ibyo turi guteganya ariko ntibirashyirwaho akadomo abanyamuryango bakababizi noneho mukabona bahereje cyangwa se mubahaye tentative time cyangwa igihe n'amatariki mwumva mwifuza ko cyangwa muteganya ko iyo Super Cup izaba noneho ayo matariki by'agateganyo n'uwo munyamuryango cyangwa se abanyamuryango mutekereza ko bazitabira iryo rushanwa nabo bagategura imikino yabo pre-season cyangwa se umwaka w'imikino accordingly cyangwa bijyanye na cya gihe cy'agateganyo mwabahaye niba aho mwahuriye mu nteko rusange mwari mutarabyemeza 100% bikiri mu gateganyo bikiri mu biganiro n'uwo mufatanya bikorwa uzatera inkunga iyo mikino ya Super Cup ariko byakabaye ko abanyamuryango mwari kuba mwarabamenyesheje mbere bukavuga ko bikiri mu gateganyo ariko mwifuza ko uno mwaka hazabamo impinduka umunyamuryango wese ugize Ferwafa akaba bizi ko Super Coupe uhereye muri 2026 Ferwafa yifuza kuivana ku makipe abiri ikagera ku makipe ane ndetse no kuri yandi umunani nkuko Boni yigeze icyo gihe mu cyano itangazamakuru bivuga uyaravuze ngo turatekereza kuhera ku makipe ane ariko bishoboka ko twe twazana shyira ukora ko nta tegeko riri kubwira ngo Super Coupe ikinwa n'amakipe abiri gusa mwebwe nka federation mufite uburenganzira bwo mwaza kuza kuhindura so nibaza ko rero ubwo buryo bwo kumenyesha abantu mu gihe mwahuye aho muganirira buri munyamuryango ntabibone akabibona ari uko abo bazitabira baboneye mu ibaruwa ibamenyesha ndetse irimo n'amatariki yo kuza gukina naho imikino izabera nibaza ko uburyo bwo kubamenyesha no kumenyesha impinduka aricyo kintu gishobora gutuma umwe mu banyamuryango kuko si ngoma ngo abanyamuryango bose muhuze uburyo mu complaininga cyangwa mwakiri ibintu kimwe umunyamuryango agira uko arekarama ibye bimureba mvuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ni Bwana Boni Mugabe ku murongo wa telefone
nagira ngo nyine tumuvugishe, ambwira ko ari mu nama, ariko arambwira ati ibyo nakakubwiye kuri radiyo y'igihugu ngiye kubikwandikira. cyane Ati byaba ari sawa, ndavuga ni nta kibazo rwose, kare uri bubinyandikiye nk'uko waba wivuze. Ati kugira ngo uhe amakuru ariko nanjye nkomeze inama ndimo. Ni sawa. None aranyandikiye koko, ko namwandikiye ndamubwira ni good morning, nta kintu mwatubwira kuri letter from APR FC. So ahise ansubiza ati good morning, timwaramutse. Ati yes, ibaruwa twayibonye ejo nimugoroba saa 11:39 ivuye mu bunyamabanga bukuru bwa APR FC. Impamvu zabo zizasuzumwa, ibindi bikurikiyeho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere. Murakoze. impamvu zabo zo kwikura mu irushanwa, impamvu APR yatanze kuba itazakina Super Cup zizasuzumwa na Ferwafa, nibyo ndimo kuvuga. Zizasuzumwa, ibindi bikurikiyeho cyangwa bizakurikiraho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere.